Reka mbasuze none mbifuriza ibihe byiza cyane mwebwe mukurikira Neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye, kandi mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho gatanu kuri gatanu cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse. Hanyuma twihuta cyane, ni inkuru ibabaje cyane ku basirikare b'u Burundi cyangwa se n'abarundi muri rusange, kuko hari umusirikare w'umajoro ndaza kubabwira n'amazina ye umaze kugwa mu mirwano ihanganishije ingabo z'u Burundi bafatanyije nyine na FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa mu kurwanya M23 twirwaneho, ariko ishyano bari guhurira naryo mu minembwe nta nubwo wabasha kuribwira uwo ari wese. Ni ibintu bibaje cyane. Ni majoro umaze kubasiga umutwe, yaguye hehe? Byose biri muri aya makuru. Hanyuma nzi kukubwira kandi kukiri ku nkuru twavuga idasanzwe abasirikare b'u Burundi, imirambo yabo nkuko byamaze no gutangazwa ndetse bikemezwa n'inzego zitandukanye zivuga ko bari gutwarwa mu buryo budasanzwe, aho bari kujyanwamo amabuye y'agaciro, imirambo yabo imaze kubagwa. Rero bikaba ari ishyano rimaze kugwa cyangwa se nyine ari inkuru idasanzwe. Andi makuru turi buze kukugezaho n'ubundi ni imirwano, ni operation yakozwe aho M23 na twirwaneho twavuga ko banditse amateka, ibintu bidasanzwe bakoreye ku gasozi kitwa Murima Sinayi Gakenke, aho ngaho isasu aho riri kuvuza buhuha cyangwa se nyine isasu riri kuvugiriza. Tuze kujya ku makuru kandi avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye tayari yamaze kugera i Kinshasa mu ruzinduko rw'iminsi 2, aho agiye kuganira n'inshuti ye ikomeye cyane, inshuti magara niko twavuga muri iki gihe, cyane cyane mu kurwanya, bahuriye muri gahunda zo kurwanya M23 ndetse banahuriye mu byo bufatanye na FDLR no mu gutegura ibitero bari kuvuga ko nyine bigamije gutera u Rwanda nk'uko byagiye bivugwa kenshi. Rero abagabo bagiye guhura mu gihe hashize iminsi ingabo zabo ziri gukubitwa nk'abana ku rugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe, aho M23 iri kuziherekeza kugeza ubu ngubu ikaba isigejeje point 0. Bamaze kuzambutsa Bidegu, imisozi mitandukanye irimo Ruhinamavi, irimo kwa Buhimba, irimo kwa Harera, aho hose bahavanywe nabi cyane ndetse banamburwa ibirwanisho, ibirindiro bimwe na bimwe biratwikwa ndetse n'amadepo y'intwaro aratwikwa amwe namwe atarafashwe. Reka rero twinjire muri aya makuru, ndaza kukugezaho n'andi atandukanye avuga muri politike ndetse na diplomasi. Nitwa Isaac. Hanyuma amakuru reka tuyahere kuri iyi nkuru twavuga ko ari imbi cyane. Ni inkuru y'umusirikare witwa Bernard Bukuru umaze kugwa, ni umajoro umaze kugwa mu mirwano irwanganisha M23 bafatanyije na twirwanaho bagwana coalition ya FARDC, aho bari kumwe na FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Uyu mugabo rero nubwo yapfuye gutya, urupfu rwe rukaba bavugaga ko ngo ari M23 yamwivuganye cyangwa se yamurashe, ariko kandi ntabwo ariko bimeze. Rero yazize ubugambanyi bw'abasirikare bene wabo, aho bivuga ko nyine ubugambanyi bwagizwemo uruhare na General Prime niyo ngabo u Burundi, aho ashinjwa ngo bamushinjaga kuba ngo ari kugira uruhare mu gusabura amabuye y'agaciro n'ibindi bitandukanye, kuko ngo uyu nguyu ari we ushinzwe amasoko, ari mu bashinzwe amasoko mu gisirikare cy'u Burundi. Rero ntavuga rumwe na Prime niyo ngabo, bikavuga ko rero ngari wabagize uruhare mu kumwivugana cyangwa se nyine ngakaba yishwe n'ingabo z'u Burundi zirariya mu mirwano zirwana na M23, kuko yari amaze iminsi mikeya yoherejweyo na General Prime niyo ngabo ari we umwohereje. Nabyo bikaba byari mu bugambane kugira ngo abe yagwa mu mirwano yishwe na M23 twirwaneho, nibyaza gukunda. Rero biba ngombwa yuko yivuganwa n'ingabo bene wabo. Niyo makuru kugenda avugwa kuri uwo mugabo witwa Majoro Bernard Bukuru. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu kandi imirwano ikomeye nanone twerekeza nyine ku nkuru y'imirwano ku ngabo z'u Burundi n'ubundi zitorohewe na gatoya, nizo ziri kugwa muri imirwano ari nyinshi pe, bari gupfa ari benshi cyane cyane. Ahantu bita mu Minembwe ari kuhahurira n'imbwa yiruka cyane, cyangwa se ari kuhahurira n'uva gusenya, kuko ibitero byose ari gusubiza bari kugaba kuri M23 twirwanaho biri gusubizwa inyuma kandi mu buryo bukomeye kandi babaje cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu imirwano iri kubera ahantu bita ku misozi nka Sinayi, ku misozi kwa Murima Gakenke, isasu riravuza ubuhuha. Ni ukuvuga ngo kuva M23 natwirwanaho bundi birukanye ino coalition ahantu bita Ruhinamavi, wa musozi wa Ruhinamavi ubundi bawurwandagamo, uyu munsi barimo M23 twirwanaho, ejo barimo FARDC na coalition yabo, ejo gutyo bahasimburana, ariko M23 habakuye nabi pe, irongere ibirukana nabi cyane kwa Buhimba, nawo wari umusozi wundi bari birukiyemo, irahakubitira cyane, irongere bavana kwa Harira cyangwa se kwa Murondanyi, naho bahava nabi birukanka kibuno mpamaguru, irabaherekeza
muri operasiyo yagizwemo uruhare na General Sematama uyobora twirwanaho mu bya gisirikare, barabaherekeza bakubita umugenda babarasa cyane babageza hafi point 0 babarengeje ibitego, ariko ntibashirwa kuko hari ibice bimwe na bimwe bari bakirimo nka za Gakenke bagaruka kugaba ibitero kuri M23. None ubu ngubu haravugwa amakuru yuko hari ibirindiro cyangwa se depo y'intwaro yamaze gutwikirwa ahangaha muri Gakenke y'iyo coalition, ariko ikaba riganjemo intwaro z'u Burundi nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ikaba ribaye depo cyangwa se stock y'intwaro ya kane imaze kugirwaho ingaruka kuko hari 3 muri zo zafashwe na M23, izindi 2 harimo n'ingi ziratwikwa mu bitero cyangwa se nyine mu masasu akomeye cyane y'abarwanyi ba M23 ndetse na twirwaneho. Ubwo rero nukuvuga ngo kugeza iyi saha ndi kwabwira aya makuru n'ubundi muri Gakenke ahangaha n'ubundi Sinayi kwa Murima haracyari kumvikana urusaku rw'amasasu hagati ya M23 ndetse na coalition ya FARDC muri rusange. Andi makuru ari kumvikana avugwa nuko ahitwa point 0 ngo haba hari kurasa drone zikomeye cyane za M23, aho abasirikare bari point 0 M23 iri gushakisha uburyo ki yahabakura, kuko hari amakuru avuga ko cyangwa se nyine abazi imiterere yo muri plateau naho mwaye plateau no kuvuga ngo misozi miremire y'umurenge ndetse n'imisozi imigufi, bavuga ko M23 kuba ifite ibice byinshi hafi ya byose byo muri Minembwe ariko idafite point 0 byaba ari kibazo cyangwa se byaba nyine itize umutekano neza, kugira ngo izere ko isekirije cyangwa se nyine ifashe neza cyane biriya bice byo muri Minembwe, nuko yaba inafite point 0 ikaba inafite mitamba, niyo mpamvu iri kwarwana cyane muri iyi minsi kugira ngo yigizeyo aduyi cyangwa se nyine umwanzi mwigize kure babavano point 0 ndetse na nanga mitamba. Ariko kandi M23 amakuru tugera akavuga ko ibice iri kuri 60% kugira ngo ibe yabicakira cyangwa se yabifata bibe byabaye tombe tayari. No kuvuga ngo rero drone zazundutse zumvikana urusaku rwazo ahangaha bikavuga ko ari za M23 kuko nayo imaze kuzibikaho harimo nizo agiye nyine ivana ku rugamba irwanamo na coalition ya FARDC. Yore ni inkuru y'ibyago rwose kuri Perezida Tshisekedi ndetse na Neva bakomeje gushora ingabo zabo kuri rugamba zikomeje kugenda zihatikirira cyane. Mu gihe rero tutaraje kubya Neva uri Kinshasa, reka mbanze nababwira yuko amakuru avuga ko hari abasirikare b'u Burundi ngo bari gutwarwamo bari gupfira ku rugamba, imirambo yabo ikagenda ibagwa igashyirwamo amabuye y'agaciro akajyanwa n'abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko kwambutsa ayo mabuye ku mipaka mu buryo nyine bugaragara biragoye cyane kuko nta nubwo byemewe, kuko urumva ni ubusabuzi bari gukora. Rero niyo tactique bari gukoresha cyangwa se iyo strategy kugira ngo babashe gusohora uwo mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru yatangaje abantu cyane bavuga bati se abantu bari gupfa ahubwo agashinyagurirwa muri ubu buryo, abantu bagamije kwikuramo inyungu zabo, abantu nk'aho bashyinguwe mu cyubahiro bari gupfira ku rugamba bakajyanwamo amabuye. Rero ni inkuru yewe nabuze nicyo nyivugaho, ntabwo naza no kuba nyitindaho. Rero amakuru yandi aravuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye kugira uruzinduko cyangwa se yamaze kurugira kuko yamaze kugera ku kigo cy'indege cya Njiri hariya i Kinshasa, aho agiye kubona na Perezida Tshisekedi kugira ngo bagane ku kibazo cy'uko ingabo zabo zikomeje gutikirira mu rugamba rwo muri Minembwe cyangwa se mu misozi miremire y'umurenge, aho bari gukubitwa nk'abana n'abarwanyi ba M23 ndetse na twirwaneho babashushubikana nabi cyane. Rero Neva akaba agiye mu bimujyanye i Kinshasa harimo kuganira na mugenzi we kugira ngo arebe icyo bakora. Bavuga bati se twahindura urugamba, twakomeza kohereza ingabo, dore ko n'ubundi amakuru avuga ko kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru hari ingabo z'u Burundi zamaze kugera hariya nyine muri gahunda yo kugira ngo bakomeze kujyana amaramforo cyangwa se deployment hariya mu Minembwe. Bakomeje kongera izo ngabo kugira ngo zizibe icyuho cy'abakomeje gupfira muri wa rugamba, kuko n'ubundi akomeje kugaragara amakamyo atwara imirambo ahitwa Baraka kugira ngo ajyanwe mu buruhukiro babone ko babitaho ndetse abandi bashyikirizwe imiryango cyangwa se bajyanwe gushyingurwa. Rero nubwo bimeze bityo, Neva agomba gukora uruzinduko rw'iminsi 2 hariya i Kinshasa aganira na mugenzi we kugira ngo barebe ese turakomeza ubufatanye cyangwa se ndaguha amafaranga yawe urekere gukomeza kumfasha. Ubwo ngubu navuga ku ruhande rwa Tshisekedi, cyangwa se Neva nawe abe yakomeza kwishyuza amafaranga kuko hari n'amafaranga ngo Tshisekedi amurimo yayamwimye, avuga ko nta cyo n'ubundi ari kumfasha ku rugamba. Avuga ati se ko nagusabye ko wamfasha gufata kurinda za Rubaya, muzi ko abarundi barindaga Rubaya M23 yarahaba kubitira barahambuka
baramanuka barahava irabashushubikana ibarenza Karehe baragenda bagera ahangaha za Minembwe niho bari kurwanira. M23 ifata za Goma, ifata za Bukavu, ifata Sake yose, Masisi yose. Rero ibyo ngibyo Kisekedi kuvuga ati ibyo bice barifashe byose ndihangana, unyizeza yuko ugiye gufata Minembwe, none nabyo birakunaniye. Urabona uko byifashe, ingabo zo bakomeje kuzishushubikana. Niba ari ibyo ngibyo biragenda gute? Ibyo byose bagomba kubiganira bakavuga ati se twakora iki, duhindura uburyo bw'imirwanire. Ibirwanisho barabifite, drone barazifite, Sukhoi barazifite, icyabuze ni iki? Rero byose biragomba kuganirwaho muri uru ruzinduko, nubwo kugeza ubu ngubu bataratusobanura mu buryo butaziguye ikijyanye Perezida Tshisekedi neva Kinshasa, ariko ku murongo w'ibyigwa hagomba kuba harimo ibyo ngibyo. Ariko inkuru yo ikavuga ko ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo byatangaje ko Perezida Tshisekedi yakira uyu mushyitsi ukomeye, ubona ko babivuze ku kigo cy'indege mpuzamahanga cya Njiri kuri uwa 22 Kamena 2026 mbere yo kugirana ibiganiro byihariye no kuganira n'itangazamakuru. Ibyo biro bya Perezida wa Kinshasa cyangwa se wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bya Tshisekedi byagize biti ikiganiro hagati yabo kirarebana n'ibibazo dusangiye birimo icy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingamba zo kurwanya indwara n'icyorezo cya Ebola. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zimaze igihe zifatanya mu rugamba rwo kurwanya M23 rwabereye urw'amagasa cyangwa se rwabereye inshoberamahanga, kubera ko M23 ikomeje kugenda irubakubitiramo. Rero nanone kandi biravugwa mu gihe Perezida wa M23 wa MRDP twirwaneho Dr Fredy Kaniki ku itariki 18 Kamena yabwiye umunyamakuru ko intego y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gufata Minembwe idashoboka pe. Dr Kaniki yagize ati ntekereza ko bifuza ko baba barabikoze, ntibabikoze kandi ntibazabikora. Ibyo ubyandike ku rutare ntabwo ntibizahinduka. MRDP twirwaneho reka baratangaje ko mu cyumweru gishize Minembwe yagabweho ibitero bikomeye byagizwemo uruhare n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDL ndetse na Wazalendo, kandi ko abasivile ari bo bari bagambiriwe kwicwa b'abanyamurenge. Rero nanone kandi hari hashize nyuma yaho gatoya Colonel Fidel Rugabo kuri wa 21 uyu nguyu akaba ari mu ofisi bakuru ba MRDP twirwaneho cyangwa se ufatwa nk'umuvugizi mu bya gisirikare, yatangaje ko abarwanyi babo bakomeje gusunika ingabo za leta ya Kinshasa, agaragaza ko zizakumbura Minembwe. Ati Minembwe bazayikumbura. Colonel Rugabo yagize ati akebo nigeramo gakenke baraducokoje, reka tubavugutira umuti bakwiye umuti bakwiye FARDC, FDNB, Wazalendo, FDL n'abandi muzakumbura Minembwe, turaje ni mukanya. Ubundi butumwa Colonel Rugabo yatangaje ku mugoroba uwo munsi buvuga ko MRDP twirwaneho yabahoye uduce turimo Gakenke ahazwi nko kwa Rutaganda ndetse n'umusozi wa Sinayi. Ingabo za leta n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwirwa imishwaro ziyabangira ingata zihunga urugamba cyangwa se zihunga amasasu ya M23 muri rusange. Ubwo rero urumva yuko ibintu bitoroshye na gatoya, ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Mugera none ndi makuru kandi avugwa ari uko abahuza mu biganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran batangaje ko icyiciro cya mbere cy'ibiganiro hagati y'abayobozi bo mu nzego zo hejuru cyarangiye kuri uyu wa 22 Kamena, impande zombi zemeranya ku mirongo migari igamije kugera ku masezerano ya nyuma mu minsi 60 y'agahenge. Ibiganiro byabereye mu Busuwisi byatangiriye mu mwuka mubi. Iran ivuga ko inzira Hormuz yongeye gufungwa mu gihe Perezida Trump we yavugaga ko ashobora kongera kugaba ibitero kuri Iran. Urumva umwuka mubura cyane. Itangazo rihuriyeho n'abahuza aribo Qatar na Pakistan ryo rikavuga ko Amerika na Iran byumvikanye ku mirongo migari igamije kugira ku masezerano mu minsi 60. Ibiganiro bya tekinike bizakomeza mu cyumweru gisigaye, bikazabera muri hoteli yo ku musozi wa Bangkok mu Busuwisi. Kugeza ubu baravuga ko mu byihutirwa harimo gufungura umuhora wa Hormuz muri ibyo biganiro. Bikambashimire cyane mwebwe mudukurikira, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde cyane. Cyo nabasaba no gukora subscribe, gukanda like, gukanda share, hanyuma mukuru yacu komeza kugenda bageraho 5 kuri 5 cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse.